mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Haleluya, Haleluya. Imana ishimwe, Imana iduhe gukomera. Haleluya. Kandi ntidukomere nk'amatafari y'ibyondo, ntidukomere nk'ibishoro, dukomere nk'urutare. Imana ishimwe. Haleluya. Imana hari ibintu byinshi byatumye iturinda gukorwa n'isoni. Yego. Nawe undeba, nawe uri kunyumva, ndagushimiye, nshimiye Imana ko Imana yakurize gukorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Amina. Imana ishimwe. Yego. Imana iturinda gukorwa n'isoni. Kandi kubitse nzayimana. Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Abone tosaka. Imana irinda abantu gukorwa n'isoni. Wowe ntunyuhemuka kandi ntukoze. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko umwami Imana dutabaye. Yego. Ni nayo mpamvu tutamwanya uyu mwaka. Yego. Hari ibintu byari kutumwaza. Yego. Hari ibintu byari kutumwaza mu Hari byari byasama. Turangije turaharenga. Ukwa gatatu turararenga. Mu kwa kabiri no kwa gatatu. Ukwa ko turaharenga. Yego. Mu kwa gatatu kwinjira. Yego. Haleluya. Haleluya. Kuko umwami Imana izatabara. Nicyo gituma tutakorwa n'isoni. Kubera ko umuntu udupfindishiriza ari hafi. Yego. Niyo mpamvu tutazamwara. Niyo mpamvu. Yewe. Haleluya toka. Bovana na posa. Merito sala la tola. Ndashimira Imana ko turize gukorwa n'isoni. Yego. Yezene tosaba. Halatrane kutazava. Imana hana wabone. Ndikumva ikirere cy'umwuka. Yego. Ndikumva Imana datiri muri twe. Yumve. Iri kutubwira ngo bantu Imana. Yego. Bantu baneze amatwi. Yego. Bantu baneze amaso. Yego. Imana iturinze gukorwa n'isoni. Ndiyo. Imana iturira nabone kubera tugeze tuva mu masezerano n'ampamvu isoni n'izikidukora zizakora abana tava isoni zizakora bavuye mu masezerano ariko twebwe tukiyarimo dushimiye yera kutubwiye ngo iturinze gukorwa n'isoni kandi amadeni yari kuzidukoza yari ahari yego kubana tabone fone tasafara ishoreke zari zihari keletane kuta itekesha zara to shalanga imene wa fona tasivo yego Imana ishimwe kuturize gukorwa n'isoni we yego ndikubyumva ndi mu bari kudusohora mu mazu twari kuva mu mazu y'abandi yego twari gukorwa n'isoni abana ntibari kwiga abana babuze uko barya kwa muganga ntawe ari kuva yagiye yitambika n'Imana Imana igasavara waneta igatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu nanjye ndabyibutse haleluya haleluya ndashimiye yera kutubwiye ngo iturinze gukorwa ijambo ryo kudakorwa n'isoni yewe mwuka we Esiteri yamurinze gukorwa n'isoni twanata Moridekayi murinda gukorwa Imana ishimwe ibyo bintu ndabyibutse yego Imana ishimwe ko turize gukorwa n'isoni uyu mwaka yewe beneta bone ababisha bari inyuma n'imbere ariko nyama Imana ishimwe Imana tubisimbuka Kipokesha zaba urave bibayukamene zomene yazopa abo sota ntibazakorwa n'isoni se Imana ishimwe yego kwiturinze gukorwa n'isoni we ni kubyumva ndi mu mwuka Yesaya niko yababwiye Imana ishimwe Yesaya yarari mu mwuka natwe turabibabwiye uyu mugabo ndamubashimiye umuntu Imana ishimwe umuntu byumva umuntu wumva iki kiganiro Uwiteka umurinde gukorwa n'isoni ntazakorwe n'isoni ntazakorwe n'isoni hacu hagiye gukomera nk'urutare ntabwo ari nk'ikintu kubera ko umuntu dutsindishiriza ari hafi yego ntabwo ari kure yacu yego atwambayemo imbere turamwambaye yego aratuzengurutse yego isoni ntizikidukoze yego abazakorwa n'isoni ni abavuye mu masezerano ni abakeresheje iby'Imana kandi ibi bintu ntibimenyerwa ariko twebwe twayirindiriye twemeye kuguma ku munara yewe muntu uri kundeba nufashwe n'umwuka wera wumve ko Imana ndatasivorewa ikuyeho isoni igukuyeho ibimwe Mana we Imana ishimwe yewe ndi kumva naguru yego fashwe n'umwuka wera nkumva ndi mu kirere cyo hejuru muri uku kwa Imana iturinde gukorwa n'isoni mu kwa gatanu Uwiteka turinde gukorwa n'isoni mu kwa gatandatu tembokesha zero turi ku mugongo w'Imana mu kwa karindwi tembokesha zero umwami turinde gukorwa n'isoni mu k'umunani haturinde gukorwa n'isoni mu kw'icyenda tembokesha
turinde gukorwa n'isoni. Maka mu kwicumi na kabiri umwami aturinde gukorwa n'isoni. Tuzamuha icyubahiro ni cyawe papa. Imana ko turinze gukorwa n'isoni niko kuri mu gihugu cy'u Rwanda. niko kuri asante Bwana Mungu. Imana irinze abanyarwanda gukorwa n'isoni. Yego hana telefone shalaga achafana wa umuntu wese uzi ko atavuye mu masezerano. Yego neto savana wa yego Imana iravuze ngo murinze gukorwa n'isoni. ndabyakiriye n'udukuriki ni mwongere ibihe byo gusenga. Yego Imana turinde gukorwa n'isoni. nubwo isengero zikinze iturize ntabwo imitima yacu ikinze yaraturinze twebwe turi mu masengesho netasava ntabwo tuzakorwa n'isoni kereka abazava mu masezerano mu gihe tutayavuyeho. Buri muntu wese niyumve isoni zitakimukoze. Yego haleluya amina. dushimiye yera. Yego dushimiye umugabo uri mu kirere cyo hejuru. Yego ko turinze gukorwa n'isoni. Amina. Imana iduhana umugisha bene data. Haleluya. ngaho nimufashwe n'iri jambo kandi ni ukuri nimba Yesaya yarabivuze ari mu mwuka akizera ko umwami Imana azamutabara ko ariyo mpamvu atamwaye. nawe umenye ko utazamwara ku kibazo ufite. umenye ko utazamwara kuri ibyo bibazo ufite. Imana ishimwe intambara uri kurwana uzazinesha kumbura. Imana yemeye kuzinjiramo ariko uzazisohokamo nta mwotsi ukunutse. Imana iduhana umugisha bene. haleluya. ndafashijwe tukiri hano ryari ijambo ryafashije. hari ijambo ryafashije. komera rero. haleluya. yego mbere Imana icyubahiro. haleluya haleluya amen. nafashijwe. amina nanjye nafashijwe. abantu badukurikiye bihangana. amen mutwihangane. mu mwuka biracyabaho ko abantu bafashwe ko abantu buzura umwuka we kandi bakavuga uko babyumva kandi uko umwuka gutegeka ukora uko. haleluya. Imana niyishyira hamwe uko tubyifuza nuko tubishaka nuko tubishene. Yesaya yari uwo mu biru ibwami akaba umwe mu biru b'ibwami akaba umwe wari uzi kuvuga nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wari uperezida igihugu cyabo. ariko ngo abwira data ngo kumpamagaye umuzi kararyaka ku munwa. muri iri jambo utazi kuvuga ikimuvugira, muri iri jambo udashoboye Yesu arashoboye. muri iri jambo Yesaya ngo ngozi kararyaka ku munwa uhindure uko filime nkuremo politiki ushyiremo umwuka we. Yesu arabishoboye. wowe udukurikiye Yesu arabishoboye. wowe udukurikiye Yesu arabishoboye. Yesaya baramukwenda baramubwira ngo usezeye akazi ka leta wari minisitiri ugiye mu basazi ugiye mu ivugabutumwa. arababwira ngo koko umwami Imana azana bararaka nicyo gituma mwara mbere nicyo gituma nkomera amaso yanjye hakaba nk'uruta ntabwo gikozwe n'isoni kubera ko umuntu utsindishiriza ari hafi. haleluya. dushimiye yera ko ari hafi yacu. Imana ishimwe. haleluya. bari kumubwira ngo uzakorwa n'isoni ubwo uzasabiriza ubwo uzarwara ugapfa ubwo uzaseba ubwo uzafunga ubwo uzaba watahe. ariko baramubwira ngo arabasubiza ijambo rimwe ngo utsindishe ari hafi. ntabwo ari kure ntabwo yagiye ntabwo yapfuye ntabwo abashe nari muri gereza. udutsindishiriza. ese umuntu udukurikiye arebe hafi ye ahabone Yesu aho ubona bikomeye. yego Imana iri mu ruhande rwawe kandi niba Imana iri mu ruhande rwawe umubisha ntawe bigutesha ubwoba bigutesha umutwe ugutsindishiriza ari hafi yawe. Imana ishimwe. no stress umuntu ugutsindishiriza ari hafi rata. we waburana bikanga baguhuguza bakurigana bakubeshe ariko umutsinzi ugutsindishiriza ari hafi yawe. ngo kandi mu ruhanga ntabwo hakomeye nk'ikinogo ntihakomeye nk'ibasi ntihakomeye nk'ibido ntihakomeye nk'igiti ngo ni nk'urutare. ni nk'urutare. imvura nimena urutare umuriro ntupfa kumena urutare kereka urutambi. ruriya rutambi nirwo rwonyine rusatura urutare. abiringiye Uwiteka nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa ngo ahubwo uhora uko imisozi igose niko Uwiteka agose abantu.
njya mu bantu Uwiteka akugoti, va mu bantu ba Satani, va mu bantu b'isi, va mu kivunge, ngwino Uwiteka akugoti. Haleluya. Abiringiye ngwino umwiringiye araguhindura uwo mu bantu. Amazu, yego, niwiringira abapfumu, yego, niwiringira imiryango, yego, iringira Uwiteka, yego, niwe wenyine ubasha kugufata ukabasha gukomera, ntunyeganyezwe n'iminsi, ntunyeganyezwe n'imiyaga, ntunyeganyezwe n'uko wumvise ngo akazi ntakariho, ntunyeganyezwe n'amadeni, ntunyeganyezwe n'imiryango cyangwa abana bakunaniye. Hemane tasaka hoya na tatashalabo none watoka shalabo. Amen. Ndagushimiye Yesu, ndi mu mwuka, ndi kukumva Yesu. Haleluya. Nanjye ndi mwishimye. Yego. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi twese udashobora. Ndashaka ko buri muntu wese twumva yinjira mu kirere cy'umuntu akamenya ko ibi bintu turimo, ibi bintu twinjiyemo, turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, tutagomba kunyeganyezwa n'ibi. Ubundi mu myaka tumaze hari umusozi witwa Gacu na Rwabicumi na Mpanga, ibisi byahuye. Hari n'indi misozi tutavuze yo mu Rwanda. Wari wabona umuntu yinyeganyeza? Reka hari uzayinyeganyeza? Ntawe. Ngo bameze nk'umusozi. Noneho twebwe Imana ishimwe igufashe, iyo misozi iroroheje kuko inkangu zigito ushobora kuza inkangu zikayitigisa. Noneho rero abantu na Dawidi abo bavuga butumwa bagufashe. Umwe yaravuze ngo uwiringira Uwiteka ameze nk'umusozi, ngo uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Buriya Imana itugota mu buryo bwinshi. Imana itugota mu buryo bwinshi. Ikugose mu bana, ikugose hagati y'umugabo n'umugore, ikugose mu byo ukora. Imisozi igukikuje yose igomba kwera. Nta musozi ugomba kukurumbira mu gihe wiringiye Uwiteka. Abantu badukurikiye kuri iki kiganiro nibizere ijambo ry'Imana, nibizere ukuboko kw'Imana, nibizere ukuboko kw'Imana. Tugiye gusenga, urasenga iminota 5 cyangwa 3, nanjye senga indi 3, kandi Bibiliya iravuga ngo babiri bahuje umutima nururuka kubana nabo. Impamvu Uwiteka yurutse kubana natwe duhuje umutima wo kujyana buno butumwa tubushyira Imana yavuze ko tubushyira. No Yesu ni uzaba ababushyiriye, ariko twe turi kuvuga. Ababuha turabamushimiye, ababwumva turabashimiye, kandi abadushyigikiye turabashimiye, kandi ababirimo turabashimiye. Abari kutwumva n'abazatwumva Uwiteka ahabwe icyubahiro, kandi ntibumve twe bumva uwadutumye. Ntabwo turi kwigisha abantu nkatwe, ahubwo turimo abari we bamenye. Tujye gusengera abantu bagoswe n'ibigeragezo, iyo misozi Imana igisenye. Tugaruke dusenyera abantu babuze uwo biringira, bakiringira abapfumu, bakiringira abakomeye, uwiringira umwana w'umuntu avumwe, bakiringira biriya na biriya. Tubasengere biringira Uwiteka. Tugaruke dusengera abantu Yesaya yavuze ngo koko umwami Imana azantabara, itabara abantu banyu. Abantu bafite ubwoba, bamwe bari kwiya. Ureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri
niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bakabutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, ayiwe tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Mana data twese mwiza, turagushimiye muri aya masaha, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana itagenza. Tumenye ko nta marira izaba mu ijuru mwami Yesu, nubwo muri iyi si tuharirira, nubwo muri iyi si tuhaborogera, ariko mu ijuru ho nta marira azahaba. Mwami dukeneye Mungu, turagushimiye mwami, uzaduhoza amarira twaririye muri iyi si, uzaduhoza amarira mwami. Mu rugendo rwacu dufite utwoherereza n'umugisha, ndetse hari n'abakiri kurira, ariko uri Imana ihoza amarira. Hariho abahamya, natwe tuzaba abahamya bukuru. Uzaduhoza amarira. Uzaduhoza amarira mwami wanjye. Uragushana twese nerebo, urakoze mwuka wera, ngaho komeza uduhoza. Turakumva mwami Yesu ko hari abantu bahoza amarira. Cyubahiro ni icyawe kandi n'ukuri, cyubahiro ni icyawe byose ndakwiriye kubikorera kwiyubahisha. Urakoze muri Imana yibishe gusenga babana totele katika sharatasa uri prone. Icyubahiro ni icyawe mwami Yesu. Asante Bwana magwana, komeza uturwaneho kandi uturwanirire mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira Imana ko ari Imana ihoza amarira. Yego. Hari ijambo rimfasha muri Yesaya 50:7 handitse ngo kuko umwami Imana izantabara. Aho ngo icyo nicyo gituma ntamwara. Icyo kintu gituma nkomera. Wumvise umugabo ejo wafasha akitwikira mu nzu n'abana babiri ku muhima. Ibaza ubwo buzima. Hari indi nkuru tugiye kuzabaha y'umumama wanize abana batatu. Uko nukuri ndarahiye afite Bibiliya. Afata abana batatu arabica nawe arica. Ubu umugabo wari mu bugenzacyaha. Iyo nkuru tuje kuzayibaha ejo abantu badukurikiye. Si yo ngarutseho, ariko niyo ku muhima yo yamaze gusohoka. Aho umugabo umuzwi n'ababamenya n'abapapa sava umusitari afata abana nawe ubwe, akafata ijerekani ya esasi akanyanyagiza inzu yose, akashyiramo ikibiriti ifunguza akazihisha agahiramo. Niba hari abantu nk'abo benda gupfa, nimuze mwumve ijambo ry'Imana. Yewe bantu bafite ikibazo cyo gupfa, haleluya, no kwiyahura, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Reka dusenge. Amen. Turagushimiye mwami Yesu, uhagaze impande enye z'isi kandi uteze ibiganza n'amaboko ngo ugusanga wese umwakire, abarushe n'abaremerewe nimusange ndabaruhura, mwebwe murushe mwebwe muremerewe nimusange ndabaruhura. Nibyo koko aho uhagaze uri kuruhura, ariko abantu baraciyahura, abandi baracyari muri gereza, abandi baracyari mu bitaro. Ndagushimiye ubu butumwa uri bubwumve wese umubere umukiro n'umuhezagira iteka ryose, amen.
komereza usengera abantu. Mana turagushimiye. Haleluya. Tugushimiye kuri data wa twese. Haleluya. Tugushimiye kuri Imana iruhura. Haleluya. Tugushimiye kuri ndabantu. Ukabaha amahoro yo mu mutima. Ukabaha kuryama bagasinzira. Girira neza ubwoko bwawe. Girira neza abantu bakumenye n'abatarakumenya bazakumenye. Reka iki kiganiro kizawugere kure cyane. Bantu kizababera icyumugisha. Bantu bagira ahantu bava. Bagire naho bagera. Twifuza ko abantu bakuzaho cyane kuruta uko bakuvaho. Mu izina rya Yesu dukomereza amaboko kandi nabo bakomeze mu izina rya Yesu. Muri iki gihe cya none abantu bakumenye kandi bagusobanukirwe. Urakoze kuri Imana yumvishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen.